tuvuze ko Yesu yatsinze, yahereye mu ijuru agira gute? Atsinda. Inama ngo yarabaye habura n'umwe. Mu bizima arabura, mu bakuru arabura, mu bamarayika arabura. Nasomye amagambo arandyohera. Abami b'inaha baratsindwa, amafaranga y'inaha aratsindwa, kuremera kw'inaha kuratsindwa, icyuri cy'inaha kiratsindwa, amashyi baduha inaha aratsindwa, ingoma z'inaha bazivanaho abantu bakazishyiraho abandi. Iyi mibiri murata, gusa neza, gutera neza, kubyibuha, kureba nk'inyana cyangwa ingurube, kureba nk'inkwavu cyangwa inkware, inaha barabinyega. Kwambara ibihenze cyangwa ibiciriritse, kuvuga cyane no kumenyekana, barabinyega. Pasiteri mubona, bushumba, uburirimbyi, barabunyega. Intebe y'umwami wanjye, intebe y'umwami wanjye, intebe y'umwami wanjye ntawayinye. Igihe cyose umuntu usenga uzamubona, nashaka azaba ninagurika, ujye uceceka. Nukuri kw'Imana ujye uceceka. Umuntu yarema amafaranga umusenkana arambwira ati uze wahashye udafite akajagari, usengera umuntu wanjye udafite akajagari ko kuvuga ngo urataha ujye gushaka ibiryo. Ndagenda ngezeho masanga abahanuzi benshi. Yari afite nyina urwaye bya hatari, ngo dusenge nyina kire, turasenga yanga gukira. Indimi zirabura, kwerekwa birabura. Hari umuhungu twajyaga dusengana, ndambwira ko hari ukuntu twajyaga twikoza amasengesho ngabumva uravuga indimi za buri mwanya ziri, ati zabuze. Umuhungu aratubwira ati mama aho kugira ngo apfe, bandangiye umupfumu ku hariya za Gicumbi, ngiye kumuzana ariko mama sinatuma apfa. Baratubwira ati ahita abwira umuhungu ati rero ati ntago nabasengera, ati ntago navura mama wawe we yakoreshaga ngo nyoko, ntago navura nyoko, aba banyamasengesho barahabatahe nimba byanze. Umupfumu dukora ibintu bikomeye. Twari turi mu cyumba kirimo amakaro, kirimo umukeka, hasi hariho na tapi. Ahita ameza mu rwiri n'ineje, nani urukoko n'ineje, aho duhagaze biramera bitugera bena. Ahita atubwira ati ngaho uwo Yesu wanyu, iyo Mana yanyu nimeze urwiri hariya. Haleluya! Mwijuru ntibakompeta, intsinzi barayizeye, kuri wowe barayizeye, ku bana bawe barayizeye, ku rugo rwawe barayizeye, mu kazi kawe barayizeye. Haguruka uvuga ngo nakiriye intsinzi ya Yesu, nakiriye intsinzi ya Yesu. Tera intambwe uvuga ngo ndayakiriye. Zamura haleluya! Zamura ibiganza mbasuhuze. Haleluya! Tusome ijambo ry'Imana n'ubwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 19. Yohana 19. Hanyuma turasoma umurongo umwe wonyine cyangwa turasoma imirongo wenda nk'ine. Dusome duhereye ku murongo wa mbere, noneho tugere hepfo gatoya. Ndasoma umurongo wa mbere ngeze hepfo, naruke nze gusoma n'umurongo wa 17 n'uwa 22. Nuko Pilato namwe niko wavuze, nuko Pilato aherako ajyana Yesu amukubita imikoba. Abasirikare baboha ikamba ry'amahwa, barimwambika mu mutwe, baramwambika n'umwenda umuhengeri. Hanyuma dusome n'umurongo wa 17. Haravuze ngo asohoka yikorereye umusaraba, agera ahantu hitwa Inyabihanga, mu Ruheburayo hitwa Igorogota. Bamubamba naho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba, rwanditsweho ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. 22 aravuga ngo Pilato arabasubiza ati
icyo nanditse nacyanditse. Amen. Nimwakire neza amagambo y'Imana. Ndashaka gukoresha iminota mike ako munyemerere mbasaba utuntu tubiri. Ndi umunyantege nke kurusha abandi, munshyigikire ndebe ko nava aha namwe mukahava neza. Ndashaka kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo Yesu ntajya atsindwa, ubwo atatsinzwe natwe ntituzatsindwa. Ndasubiramo rimwe, Yesu ntajya ubwo atatsinzwe. Uwo muntu mwegeranye muhobera ubimubwire gutyo uko mbivuze aba ari kubimubwira. Bafitiye inkuru zitari, unzamuyeho gato nkayishyira kure, hari icyo byaba bitwaye, unzamuyeho gato ayifatira kure byaba ari byiza. Bafitiye inkuru zitari nyinshi cyane, izindi wenda tuzanazivuga ntituri butahe ngo manda ivuge, tuzagaruka impande za bitaravuga. Mufite umugisha ko muri kumwe n'umugabo utaratsinzwe. Reka mbabwire ikintu cyantangaje, nta muntu inaho udatsindwa, ntawe, nta n'umuntu utamwara. Nimba utaranamwara uhumure, urenda kumwara. Nta muntu ujya asoza atamwaye. Nta muntu ubaho mu isi ushobora gutsinda ngo atsinde ku wa mbere, atsinda ari inkumi, atsinda ari umusore, atsinda ari umugabo, ngo no mu busaza atsindwe. Uzi ikimenyimenyi, isahani waryaga si ukiyirya kubera imyaka. Ahantu wasimbukaga ntukihasimbuka kubera imyaka. Hari imyaka izagera aba bantu bakajya bakora injyana ugasigara ubireba nk'ibibambwe kubera imyaka. Ariko mu ndebere, mu itangira rye, ndavuga Yesu rega ko munyihoreye. Haleluya. Muvuze nk'abatabishaka. Haleluya. Uko yatsinze mu itangira n'ubu nikagitsinda. Haleluya. Uko yatsinze yemerera inama ko agiye guhaguruka. Mutumye mvuga ibintu byinshi. Iyo tuvuze ko Yesu yatsinze, yahereye mu ijuru agira gute? Atsinda. Inama ngo yarabaye habura n'umwe. Mu bizima arabura, mu bakuru arabura, mu bamarayika arabura. Nasomye amagambo arandyohera, ariko nibuka ko nibukoresha iminota mike ndayahina. Ngo hari umuzingo uri aho ngaho wanditseho imibabaro, nimurebe hano. Ngo Imana ntabwo yari yawugize ibanga, ngo yari yawubazaniye ubateka imbere. Irababwira ngo uri bucungure, ngiyi imibabaro azababazwa. Ngo ibizima biraza bikubita amaso icyo gitabo birasoma, ngo bisanga ibintu biriho ni danje. Ngo bigaruka imbere y'Imana, birebwa ati twebwe ibyo gucungura turabiretse, turaguma aha tujye tuvuga ngo urera, urera. Ngo bose hari habuze n'umwe, ariko ngo hari umwana wari wicaranye na se. Asifiwe. Muvuze gake. Haleluya. Ndashaka kubibwira abari hano mu rusengero, ndashaka kubibwira abadukurikiye online, ndashaka kubibwira abazadukurikirana nyuma yuko tuvuye aha mu materaniro. Yesu yatsinze guhera kera, atsinda akiri mu ijuru, atsinda ari mu nda ya Mariya, atsinda avuka, atsinda ari umwana, atsinda atangiye ivugabutumwa. Na n'ubu Yesu wanjye aracyatsinda, na n'ubu Yesu wanjye aracyatsinda. Wongera utsinde rata Yesu. Zamura. Haleluya. Ngo yegera igitabo, ngo nta nubwo yakibumbuye gusa, ngo yamenaguye ibimenyetso byari bigifatanishije. Ngo arahindukira abwira inama ngo ngiye kumucungura. Ngo ahita anababwira ngo icyo bizansaba cyose nzagikora, ariko mbone itorero, ariko mbone. Ngo Yesu yabonaga tuzaba tumeze gutya. Ngo arababwira ngo nibinsaba kurara ngenda nzarara ngenda, nibinsaba kurara mvuga nzarara mvuga, nibinsaba kujya mu rukiko nzajyayo. Ngo uwo kwa Kayafa ni mumurebe kwa Pilato. Arababwira ngo ndashaka kumucungura, ndashaka kugaragaza intsinzi ko batazarimbuka, ndashaka kugaragaza intsinzi ko bazabona ubwami, ndashaka kugaragaza intsinzi ko nyabingi zitazabaherana, ndashaka kugaragaza intsinzi ko amahembe atazatsinda, ndashaka kugaragaza intsinzi ko abarozi batazafata intebe, ndashaka kugaragaza intsinzi ko ibendera rizazamuka. Haleluya. Reka mbabwire rero, nubona umuroza gucenze
ujye umwihorera. Nubona ideni iri gucenza ujye uryihorera. Nubona abanyamagambo bagucenze ujye ubihorera. Hari umugabo uri mu izamu. Haleluya! Wowe bagucenga kuko uri Marigarita. Wowe bagucenga kuko nta na viza ugira. Utumye ndirimba. Yaratsinze, Yesu yaratsinze. Reka mbabwire nimurekeraho. We ari mu izamu. Arimo aravuga ati Jose ntazatsindwa. Gloriosa avuka inyabinoni ariko nzacunganwa n'izamu. Barimo mbazi afite n'izina ribi ariko nzamutsindira. Rukara ubwo niryo bamuhimba ntago azatsindwa nubwo ari Rukara. Mwebwe mufite ubwoba ariko hari umugabo utagira ubwoba uri mu izamu. Hari umugabo udafite ubwoba uri wambabarira ukamuhobera ukamubwira ngo Yesu wanjye ari mu izamu. Yesu wanjye ari hehe? Haleluya! Wawuza abantu bagiye bageneye go gutya. Zana pa. Zana gatoki. Banguka mwana. Ngo azapfa. Ngo birabaye. Ngo azagumirwa. Ngo bazabingegera bari abana ngo nta uziga. Ngo narugeramo ntazarumaramo kabiri. Ngo naramukabaye n'umukozi w'Imana ngo azajya mu kabari. Ububirirwa bajya intego, abazirika ibyatsi, abazirika imyenda. Njya numva ngo hari n'abatuma abakozi bacu imyenda yacu y'imbere, abatwariye imbere, abatwara amasutiye, abatwara amazi twoze, abatwara itaka twakandagiyeho. None se bafoto twayabimira heze n'ubu hano mwamfotoye. Byose nibatware, batwara iyo myenda y'imbere, batwara ayo mafoto, bayora itaka. Ari mu izamu, ari mu izamu, ari mu izamu, ari. Haguruka utere haleluya! Yeah! Teriwa zalabida kosalango maibini helosa niko shelebida kosawini helai benakosa eno de holy bini dalango shapita kosa eno mento dalango. Yesu akubereye mu izamu mama. Yesu akubereye mu izamu papa. Yesu akubereye mu izamu pastori. Yesu abereye abana bacu mu izamu. Yesu abereye mu izamu. Abami b'inaha baratsindwa. Amafaranga y'inaha aratsindwa. Kuremera kw'inaha kuratsindwa. Icyuri cy'inaha kiratsindwa. Amashyi baduha inaha aratsindwa. Ingoma z'inaha bazivanaho abantu bakazishyiraho abandi. Mbuzi intebe wayimereje ubwo nkafashwa neza. Urabona ngarava inyuma wicaye wifashe uko. Igendere sha nicareho. Umwami wanjye. Muvuga ngo umwami wanjye. Ariko ubwo mwavuze ngo umwami wanjye. Yiyicariye atyo. Ngwino nkwicaze hano pa. Ngwino abari wo umwami nkwereke. Ngwino icara hano nkwereke. Icara hano basi. Icara hano nyine ubu umwami ariko ntago uri we. Umwami wanjye. Bafitiye inkuru yantangaje. Intebe ye uretse no gushaka kuyinyeganyeza ngo nta n'umuntu ujya wegera ahantu iri. Muranyumvise? Inkuru ngiye kubaha ntibababaze. Iz'abami b'inaha barazinyeganyeza ngo bakabatera na kudeta. Iz'abaminisitiri ziranyeganyega. Aya mafaranga mureba dusaba nayo baranyega. Iyi mibiri murata gusa neza, gutera neza, kubyibuha, kureba nk'inyana cyangwa ingurube, kureba nk'inkwavu cyangwa inkware, inaha barabinyega.
kwambara ibihenze cyangwa ibiciriritse, kuvuga cyane no kumenyekana, barabinyega. Pasiteri mubona, bushumba, uburirimbyi, barabunyega. Intebe y'umwami wanjye, intebe y'umwami wanjye, intebe y'umwami wanjye. Babarira umuhobere, umubwira ngo ntawayinyeganyeza, ntawayinye. Mwaretse nkasoma tuno tuntu, mureka nsome tuno tuntu tubiri nsoze. Baramukubise ntiyatsindwa, muvuge ngo ntiyatsindwa. Bamujyana mu rukiko ntiyagira gute, ntiyatsindwa. Hari umugabo nasomye ngo yitwa Pilato, ngo yamujyanye mu rukiko aramuburanisha, ngo aragaruka ngaza ababwira ati rero maze gukora statement, nsanze uyu mugabo nta cyaha agize gute afite. Aranga ariko ndamubaha kuko mumushaka, ariko nta cyaha yari afite. Yagiye mu rukiko ntiyatsindwa. Umva kandi kandyoheye, bamwambitse ikamba ry'amahwa, nabwo ntiyagira gute. Buraro mureba abarokore turi bagatsi, abarokore turi bagatsi. Iyo umutemeye yari umwe bashoboka ari senkane. Kandi nabibwiye abantu bushishe, abanyamasengesho, abantu ba Yesu ni nk'urwiri, ntiwabatongora ngo bamaremo. Ntago iyo wibeshye ukadukomaho gato rushibuka nk'uwaruhingiye, kuko twe turi abantu Imana yaremye. Ko mutanyumvise? Haleluya. Mundebere ngo hari ikintu cyanyuma bumvaga kigiye gutuma atsindwa, ngo nukumubamba. Ngo bafata umwami wanjye baramubamba, ngo baravuga ngo umva, twaramukubise ntiyatsindwa, tumujyana mu rukiko ntiyatsindwa, tumwambika ikamba ntiyatsindwa, nadatsindirwa ku musaraba turaba tutareba. Ubu hari abantu bavuga ngo yaraducitse mu bukobwa adatsinzwe, ngo ageze mu rugo ntiyatsindwa, ariko turatwana ngo tuzamunanira atsindwe. Agihari hacicaye. Haleluya. Mabwira akantu ntimuzakavuge, umwami wanjye ntajya ajya mu matora. Sinzi niba rimwe nabibwiye ko twigeze kujya gusenga ahantu, hari n'ibintu muvuga byo gukompeta mu ijuru ntabibayo, maze ntimukanabara imyaka, mu ijuru nta kabindi kabayo. Ngo wakuze, ngo washaje, ni ibyinaha. Mu ijuru baba bakivuga bati tuzakugirira neza. Niyo mpamvu ubona mu ijuru batajya bavuga ngo ko akuze tutamushyingiye, baba bazi ko bazaguhera umugabo uzabyara, nta kibazo baba bafite. Ngo yibereye ku musaraba ngo aratsinzwe, kumva aho babonera akatsinzwe. Haleluya. Niharindiriye igikombe, niyashaka kubonera igikombe. Aho hantu tubona ugiye gutsindirwa, aho hantu abantu bose babona bikurangiriye, niho Imana igiye, niho Imana igiye kwerekana ko itsinze. Ngo arapfama. Hari igisirikare muzasoma ngo cyitwa Longimus, ndashoje, ngo cyaraje kimukubita icumu mu rubavu. Ngo aravuga ati tugomba gutsindwa, abantu bose bakabona ko nta bwami bwawe. Ngo ahita havamo amaraso, ngo avanze n'amazi, ngo aga mu jisho rye, ngo ryari maze igihe ritareba, ngo rihita rikanura. Ngo ahita yindukira abwira abantu ati nubwo tumwishe, ariko uyu mugabo ntago asanzwe, yari umwami. Ubwo atangiye gutsinda, ko mutanyumva. Haleluya. Ngo bakibibona, ngo bahita bavuga bati tugomba kugabagabana imyenda ye, nkayishyira hano ku mufuka, undi akayigira ikiremo, najya agenda nkagenda nambaye imyenda y'umwami. Ngo bakira aho ngaho, ngo amaraso akimeneka ku butaka, ngo ubutaka kuyakira biranga. Ngo buravuga ngo ntago umwami upfuye urumva mu gihe cyariya iyo umuntu wakomeye wapfaga bararasaga, kandi ngo mu ijuru babona nta wundi muntu uri burase, birasaba ko mu ijuru ubwabo aribo bari buze kugira gute kurasa. Mbabwire, Imana irabizi ko nta muntu wakuvuga neza, Imana irabizi ko nta muntu wakurasira wapfuye. Mu ijuru bagiye kohereza ibibombe, mu ijuru bagiye kohereza ibintu by'ibibombe. Muvuga cyane haleluya. Ngo ubwira kabiri buba buraje bati ibi ntibisanzwe. Hanyuma akantu ushaka kwivugira rero, ngo bamuhambye bavuga bati rero ubwo tumuhambye tukaba dushyizeho ubushishi, bashyizeho igitare ngo gifite toni
toni 2,500, ibiri 2,500. Uyu mugabo turamuhamije, nazuka turamwishe, aratsinzwe, izuba riva birarangiye. Ubu rero mbafitiye inkuru, reka nyibahe. Igihe cyose umuntu usenga uzamubona, nashaka azaba ninagurika, ujye uceceka. Nukuri ko Imana ujye uceceka. Simwe nabwiye ukuntu twagiye gusenga i Musanze badutumiye, umuntu yari yamuha amafaranga umusenkana, arambwira ati uze wahashye udafite akajagari, usengera umuntu wanjye udafite akajagari ko kuvuga ngo urataha ujye gushaka ibiryo. Ndagenda ngezeho masanga abahanuzi benshi abo yatumiye baje kandi bose ngo yari baha amafaranga ngo basenge badafite ibibazo. Yari afite nyina urwaye bya hatari, ngo dusenge nyina kire, turasenga yanga gukira. Indimi zirabura, kwerekwa birabura. Hari umuhungu twajyaga dusengana, ntambwira ko hari ukuntu twajyaga twikoza mu masengesho nkabumvura avuga indimi za buri mwanya ziri, ati zabuze. Umuntu yanga gukira ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri twinywera ji tunarya boyiro, nabwo yanga gukira. Umuhungu aratubwira ati mama, aho kugira ngo apfe bandangiye umupfumu ku hariya za Gicumbi, ngiye kumuzana, ariko mama sinatuma apfa. Aragenda aramuzana, umupfumu barahadusanze. Umupfumu aratubwira ati, ahita abwira umuhungu ati rero ati ntago nabasengera, ati ntago navura mama wawe, we yakoreshaga ngo nyoko, ntago navura nyoko, aba banyamasengesho barahabatahe nimba byanze. Ninjye wari yoboye abo bantu. Umuntu mana bati dutahe, ntago twataha, ntamuvure turaha. Umupfumu ati ntago navura umuntu muri aha musoke, byabananiye. Umupfumu dukora ibintu bikomeye. Twari turi mu cyumba kirimo amakaro, kirimo umukeka, hasi hariho na tapi. Ahita ameza mu rwiri n'ineja, nani urukoko n'ineja, aho duhagaze biramera bitugera bena. Ahita atubwira ati ngaho uwo Yesu wanyu, iyo Mana yanyu nimeze urwiri hariya. Umuhungu umwe mu bo twari turi kumwe arambwira ati Samu we nti, ati nyamara nubwo ibi nari bipagane, atariko birihuta, ati birihuta. Ati ibintu nubwo ari bipagane birihuta. Nanyumvishe nkababwira, ongera umuhobere umubwire ngo ntatsindwa. Abantu babonye Yesu adatsindwa mutere haleluya. Ntago ngirijwe mba ndirimbye najya atsindwa na, ariko sha mubaheye ubu koko abantu babatuke muri aho mwavuze namwe mukabati ntago tuzatsindwa. Turaho dukanuye amaso, twabuze icyo dukora, twabuze aho twerekera. Haza umumama w'umukecuru yari asanzwe aturanye nabo, azavuga mu ndimi nko mu myaka nka 69 70, aza yirukanka avuga mu ndimi, ahita aterura wa mupfumu nk'uko neruye telefone. Reka mbabwire ukuntu Yesu adatsindwa. Ndashaka kubabwira ko Yesu wanjye adatsindwa. Ndashaka kubabwira ko Yesu wanjye atangira kumuzunguza nk'uko ndi kuzunguza iyi telefone. Nibwo bwa mbere nabonye ko umunyabyaha nta mbaraga agira, akajya azunguza atyo. Ahita amubwira ngirambwiye ngo nta mwanya ifite wo kumeza inziri, ngo yarazimejeje hose. Haleluya. Mwijuru ntibakompeta, intsinzi barayizeye, kuri wowe barayizeye, ku bana bawe barayizeye, ku rugo rwawe barayizeye, mu kazi kawe barayizeye. Haguruka uvuga ngo nakiriye intsinzi ya Yesu, nakiriye intsinzi ya Yesu. Tera intambwe uvuga ngo ndayakiriye. Zamura haleluya, zamura haleluya. Mwicare ndashoje. Reka nsoze. Byarangiye nyine umupfumu birangiye n'ibyatsi biragenda uko byaje. Mwumve mbabwira ko nshaka kwivugira, najya kuvuga ko atajya atsindwa. Twebwe twagiye tuba abantu bavuga ngo turapfuye, ngo turi ingegera. Uzi ko najyaga njya kubwiriza ahantu, nagereho bakajya banca bavuga ngo umushyitsi ari he, kandi nahageze ngo ariko umushyitsi batubwiye ari he. Ariko Mana yanjye, umushyitsi ari he?
hariho nabwiye nti ninjye ngo mu izina rya Yesu mushyitsi arihe reka nahe pastor ngo nutere mikoro yawe nitahe ngewe ubu ndimo ndagenda mbyimbye Yesu ntajya atsindwa ibi murimo murasakuza ngo esanse yuriye ngo esanse yuriye ngo ibirayi byuriye ngo ibiki kuva kera kose Yesu nigeze atubwira ko tuzanywa esanse ntago Yesu yigeze atubwira ko tuzarya ibiciro yavuze ibirayi avuga inyama iby'ibiciro biramureba haleluya kandi ahantu Yesu wanjye atsindira ntiyigeze abwira itorero ngo nzajya mbamanura ngo mbajyana hasi wapi yari abizi ko ibintu bizurira ahita abwira itorero ngo nzajya mbavana mu bwiza mbashyira mu bundi yari abizi ko ibintu bizazamuka je ntago ndi busenge ngo imanukira amaze ubuse ko zaparitswe hari nimwe itasohotse kasanse yuriye ntago mbonye yarazuzuye murara muriye cyangwa muraburara mwijuru nta kibazo cy'ibiciro bafite ndaguhanuriye rero kubera ko badatsindwa bakuzamure bakugezaho minerivare zigeze bakuzamure bakugezaho esanse igeze bakuzamure haleluya ngo bari bazi ko ubwo bamuhambye birangiye naho nsoreje dore nanazinze muhumure ninjye utaha kuri tanamuhano ngo bari bazi ko ubwo bamuhambye ngo bashyiraho abarinzi bakajya basirimba bati yatsinzwe ibyo yigiraga ubusarihe ngo bahagaze barya umugabo ngo arabihera ntiyakoma agira ukuntu agira ikinyabupfura cyinshi ku buryo abihora ntakome ngo arabihora ntiyakoma ntiyagira uwasagarira ntiyagira uwo abwira arabihorera ni imfura buriya kumbi ngo bazi ko ari aho atuje ariko kumbi ngo akazi akageze hari ikintu ngo yakoze kugira ngo agaragaze insinzi mutumye ninda kandi ntari butinde ngo yaragiye afata abera ahantu bari bafungiranye ngo bari bafungiranye n'inkozi z'ibibi ngo satani akajya bacunaguza ngo ubuze ko mwakiranse yo mariye iki ngarabanga akagasuzuguro nako ndashaka kugaca ngo aragenda yambura imfunguzo akingura ibituro by'abera arababwira ngo mwe muzamutse nanjye mukanya ndabanje haleluya umva ijambo ryaryoheye ngo ibituro byabo birakinguka ngo batangira kujya bagenda mu murwa Bibiliya iravuga ngo barababonye ku buryo babona bati uriya ni nuzo baririmbaga muri korari uriya nuwo mu kuboko kw'iburyo uriya nuwo muri nuza uriya nawe nuwo muri nuza ngo batemberana nawe ariko ngo marayika w'Imana yibereye mu ijuru ngo aravuga ngo hari ikintu dushobora gukora uriya muntu umaze igihe aririmba ahambana atinga avuga mu ndimi ahanura tukamuvanaho kiriya kintu abantu bakabona insinzi ku mugaragaro muretse gato mbabwire ndashaka ko uyu mugoroba insinzi yawe iva mu magambo ikaboneka ku mugaragaro ndasubiramo insinzi yawe ntiba amagambo insinzi yawe ntuvuge ko wamenye Yesu gusa insinzi yawe niba iyo mu myambaro insinzi yawe niba yuko witwararika ahubwo nkeneye ko insinzi yawe mbuze ikintu nterura hano ndashaka ko insinzi yawe imera nk'umunara ubusa muranyumvishe ikazamuka ku buryo abantu nibakubona babona ko ufite iki insinzi wambabarira ugahobera uwo muntu ukamubwira ngo akira insinzi igaragara subiramo akira insinzi korari mwatayamye umugoroba mwakira insinzi igaragara haleluya ngewe ndatashye mbuze icyo mvuga ngo marayika yaraje ubu nakuryamisha hasi gewe ngwino hano niwe tuwamenyanye ngwino ntago uryama ari kuricara sa nk'uwicara ariko si uricara he icara kuri aka kabafuri zanyo ntebesha haguze kuko mutihuta mwebwe ntago mubona ko amasaha yagiye iki ni igitare icara aho ngaho ntago wicara ku ntebe fata pa asibyo birakugoye wowe umuntu unabona igitare bamushyizeho iki rero ni gito ubu turiho ibintu by'ibitare amagambo inzara amadeni igisuzuguriro abana batunaniye umugabo kudiha nyirinzu uvuga nabi ibitare biraho urirwa uzerera nuko kubona inyuma wakubona witeye makeup washyize utuntu hano ku munwa tudafatika naho n'igikoto sinanuza uraho gusuriho ibintu by'ibitare satani yirirwa gukoba wese Imana yawe iriye wasengeye ubuhanuzi bwawe no ikintu Yesu akora rero
hari ibintu barakora mujya muvuga je ntemera ntago nkeneye ko Imana imisha oya akira mishiriki yangiriye neza irindi misha yabuze ikikora ngo misha Mana ngo nyishe Mana irampishiriki nzihisha abantu twiganye nzihishe abo twakoranye nkahomba nzahora nihisha abantu nayo impishe oya muri iri teraniro ndabyanze ntibahishe oya nimba waruhishe nkuvanyeyo ikugirira neza hari abantu bumva yabagirira neza njyano bavuga ngo imishe muri uyu mubyibuho ububyibuhe ku buryo umuntu akwitiranya akakugira amarere nta n'igiceri nabonye hari n'abantu ngo yahishe basigarana ko nta kimodoka barasiriye aho hantu gwishura umva ariho koko aho hantu mwari muhishe rero Yesu abavaneye umugoroba umva ikintu kiri bukorwe rero ngo marayika yaraje ubwo ibyo barinzi mu bireka iby'abasirikare mu byihorere ngo afata cya gitare ariko mwaritse tugakora umwitozo sa nkumbwira gutya wowe ni wowe uzi igitare kikuriho kutakivuga vuga igitare cyawe ntukivuge guti wagitarewe iri gutu uri mu masengesho ndanashoje wagitarewe nimba ari ikindwara nimba ari icy'amagambo nimba ari icy'inzara nimba ari icy'amadeni nimba ari icy'uruzingo nimba ari icy'ubukode vuga ngo wagitarewe ariko turakibirindura twicaye cyangwa turaduhagaze vuga ngo wagitarewe uri tayare banzu be tayare tugiye gukora ibintu biremereye muri uyu mugoroba igitare cy'amagambo igitare cy'ubushomeri igitare cy'ubusambanyi ibitare byagiye biza bikatujyaho barahomye bararaguje baraterekereye bakoze ibintu bibi kuri twebwe wagitarewe ndashaka ko tuvugira rimwe ngo turakubirinduye vuga ngo urabirindutse mwizina zamura haleluya ndetse kugenda ndashaka nge ndarangije tera intambwe uvuga ngo cyamvuyeho abantu bagiye kubona Yesu n'insinzi yanjye tera intambwe uvuga ngo insinzi yanjye igiye kugaragarira amaso y'abantu insinzi yawe igiye kugaragara ugiye gutembera abantu babona insinzi ugiye kugendana n'abana abantu babona insinzi tera intambwe uvuga ngo insinzi irabonetse tera intambwe uvuga ngo insinzi irabonetse zamura haleluya gira gutya ibiganza kansabe pasiteri igire hino na pasiteri wundi nazi pela wini salango bihoni elas shikita enos melasi elos alango mentako sa elai hari abantu bari muri iri teraniro bumva biteguye kubona insinzi ya Yesu hari abantu bari muri uyu mugoroba bumva Yesu agiye kugaragaza insinzi ku buzima bwabo zamura haleluya sawa muhagarare mbabwire hagarara neza hagarara wemye nkubwire hari igitare kikuriho ariko muri iri joro ryo gutabaza insinzi ya Yesu irabonetse ibyari bikumezeho nk'igitare tangaza ko Yesu muri iri joro ry'impinduka hari ibintu bikomeye agiye gukora ku buzima bwawe niba ari ideni umaranye iminsi niba ari uburwayi umaranye iminsi niba ari ikigeragezo ntazi Yesu arakizi gerageza usa nk'utera intambwe wimuke mu mwanya wawe urimo tugiye gufata umwanya wo gusenga Imana yaba wowe uri hano mu rusengero yaba uri online n'abazakurikira mumbabarire mbabwire tugiye gukora ibintu biremereye muri iri teraniro fata igikapu cyawe ugiheke fata telefone yawe uyibiki ugiye guhamagara insinzi ndashaka ko Yesu akwereka insinzi ndakwemereye tera intambwe Mana mu izina rya Yesu mpamagaye insinzi ku buzima bwanjye telasi elosalango bihoni elozaniko tikitakosa elai penasili elosalango ndatangaza insinzi kuri iyi ndwara
ndatangaza intsinzi kuri iri deni, ndatangaza intsinzi kuri iki kigeragezo, ndatangaza intsinzi muri ubu bumuga, ndatangaza intsinzi muri aya mapfa, ndatangaza intsinzi muri iyi korari, ndatangaza intsinzi kuri iyo ndwara umaranye igihe, ndatangaza intsinzi kuri aba bana bawe. Hey! Terita kosa, wagitare we, wagitare we, vaho, vaho, va ku bana bacu, va ku bagore bacu, va ku bagabo bacu, va ku rugo rwacu, va mu itorero, wagitare we. Igitare cya kanseri, igitare cya diyabete, igitare cy'imivuduko, igitare cy'amadeni, igitare cya ndakubirinduye, ndakubirinduye. Tali wasalango behoni bini kosabida kosalango, peni winisalango, peni elastifo, peni eniko, tela silibo. Yesu, 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 birindura, 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 birindura. Twakiriye intsinzi, twakiriye intsinzi, twakiriye intsinzi, twakiriye intsinzi, twakiriye intsinzi. Abari mu Rwanda no hanze, abari muri Aziya no muri Afurika, abari ku migabane y'i Burayi, mwakira intsinzi. Hakira intsinzi mama, hakira intsinzi papa, hakira intsinzi muko, hakira. Urakoze Yesu. Abakiriye intsinzi mutere haleluya.